Baby Priscilla uwo nguwo nkubwira byaje kurangira bigeze gute byaje kurangira uwo mukobwa ducitse abagiye muri Amerika inde Baby Priscilla baby uri kumwandika yego baby b okay yararangiye amaze kujya muri Amerika amaze kujya muri Amerika ubwo ngubwo tuba turamubuze yego ariko mba nibaza Baby Priscilla n'imyaka ibishize ukuntu ingana n'iki nahiti yariye n'ukuntu u Rwanda tumwemera ubona ageze gutya koko niyagira gutya akatubyara nk'umwana akamwita Rwanda urabizi ko atabyaye se Baby Priscilla nagarashaka umugabo ndabizi neza ko atarashaka umugabo ubwo ukamushyize ku gapapuro yego ari ku mwanya wa mbere ese ntabwo wakandikira hano kwitako ryawe hano kwitako ryanjye uretse gato ndebe umuzungu yawuguriye Bluetooth yambwiye ngo nge nkora Bluetooth yabikubwiye mu ruhe rurimi yambwiye ngo tafu mwaramutse neza oya ni umuzungu bitubwire yegereze mikoro yambwiye ngo hayi ndamwana nawe hayi arajambwa ati wakintu waritse nkagutamo Bluetooth ndabwana wayi ucyo se mu kinyarwanda yego n'umuzungu uvuga ikinyarwanda byanyabyo avuga kandi yabanje hayi nyine yabanje hayi arajambwa ngo ndamwana ngo hayi ngo ndamwana ngo hayi nawe arajambwa ngo tu ngo genda ngo waritse nkagutamo Bluetooth ndavuga nsuzinemo nazanga amwate ngo azifate mba ndazifashe Baby Priscilla rero ari ku mwanya wa mbere yego mu bantu bataragira gutubwo batarashaka umugabo harimo no Butera Knowless no akaba yabyara Butera Knowless yarabyara wow afite umugabo narincitswe ubwo wa kabiri ubwo ramusibye yakamusibye ngo buretse gato ndibutse reka dukore mu byiza mu mbaraga twawe ubwo uwo ni ugiye kwandika bamwita Jolly ntabwo arashaka ufite amakuru Jolly yego Jolly rero nawe yakabaye dutamo umwana nubwo yamwita Kigali ya urumva urabona reka ture hari undi nawe tugomba buretse gato uwo bita Kate ni Shadibuni Kate bashabe se Kate bashabe se nawe ntabwo arashaka ariko uyu busimbutse Kate washabe se ntafite umugabo inde Kate washabe Kate inde ngo ni Kate Kate bashabe Kate basabe Kate basabe Kate shabe igo ariko muri comment nawe arajya kuri baraza kubitubwira nawe arajya ku rutonde rw'abantu bwo nawe bakaba yabyara umwana akamwita wenda nawe yamwita Kigali nziza ubwo wa Jolly yakitwa Kigali wakati bashaba kitwa Kigali nziza yego haryo wa mbere wa Priscilla wamwise uwa mbere yakabyaye umwana akamwita Rwanda yego bamwita King James yeah ntago arashaka we neza banza kabisa King James yego ariko sha wanagarukiye pi hariya muri pi James yego King James nawe twamushyira ari ku mwanya wa mbere niyo urutonde rw'abagabo batarashaka kandi bafite ikofi uza amafaranga n'umugabo afite King James mana yakoze ikofi koko bariye abantu bo baza muri industry nibo babona baje abantu abanyarwanda tugisinziriye tugifashe gose izamfashe imuzana Bruce Melody tuganire buri imana ako nk'ukuru umunyamakuru wazakoze nk'ikiganiro ukavuga ati Gitafu arasabwa wenda urabona Melody natangiye kumurota ndoruhinje twongeye kubaha ikaze hano kuri Wartering nk'ibisanzwe abari hirya no hino tubasuhuza twizera yuko mumeze neza bari burengerazuba iburasirazuba ndetse no mu majyepfo no mu majyaruguru ndetse n'abari hanze y'igihugu turabashuhuje kandi tubaha ikaze kuri Wartering TV show tubabwira yuko nk'ibisanzwe tugomba kujya tubaha ibintu bimeze neza kandi bidahagarara umunsi ku munsi so rero twongeye kugaruka muri kubona yuko turi kumwe na Gitafu umuhungu w'abanyarwanda Gitafu tuguha ikaze kuri Wartering TV show murakoze cyane kabisa kuri Wartering TV show turashimye cyane yuko nyuma yo kumona aba yagiye akikaraga imihanda ngo yimereye nabi
ndimo numva bavuga ngo noneho ngo ndimo meze nka Diamond. Ngo meze nka Diamond? Ngo ndi Petit Diamond ni Petit Diamond. Ngo Diamond ni umwe muntu waje batunguranye cyane imihanda arayitwika. Bameze nka Yesu. Arayitwika koko kandi koko Yesu nawe urabizi ko yaje tunguranye cyane. Nawe kamamara kikamurenga. Ubwo rero nanjye batangiye ko bambwira ngo G-Tough ngo nanjye ngo Diamond ni iki ariko simbizi. Ntago bizi. Cyo mamnya neza ngo nka G-Tough ntago ngiye ngo nka Diamond. Yego. Diamond se ubundi uramuzi? Diamond ndamuzi cyane. Ibintu bitatu muzi ho ya sha Diamond. Platini no uri Afrika ngo ninde? Bamwita niba ari Platini. Diamond ze ni Platini. Ni irindi zina rya kabiri se? Iri ngo niba ari amazina atatu ya Diamond uzi. Amazina atatu izina ngenzi neza ni Diamond ryonyine. Ryonyine? Niryo muziho. Niryo muziho. Ayandi ntago nyazi nyeza. Aryo se rya Platini rivuye. Sinzi sidukuna karuba kavugamo kona ariko ngo Diamond niba ari Platini, niba ari Platman. Jitangumura. Ngo ni Diamond ubwo nyine ni rya kabiri se? Ubwo ni rya kabiri. Platini ni rya kabiri. Ja. Ese umuntu bita Platini uramuzi? Platini niwe Diamond cyangwa nundi Platini? Hari Diamond akabona Platini. Platini ni umunyarwanda, Diamond no Mutanzania. Mutanzania. Urumva ko biratandukanye. Kandi uko ko bra Platini yahoze aririmba muri ya groupe yitwaga Dream Boys. Dream Boys. Bare bagira ngo jamusinzire urarahajyana kuko najyaho ndi uhoza ku mutima nukabunzi imitima amarira nashire ijoro rihire urarahajyana gripo urarahajyana. Ese iyo uvuze iyo gripo ishatse kuvuga ubundi gripo ni nka jingo. Gripo ni akanyuye kari aho ngaho kafasha. Ni gripo tuntu nk'uko nyine buri muntu wese agira jingo yiwe tu. Kuva nko mu kiganiro ngo DJ kabakome DJ mukome cyase DJ crash n'abandi DJ mbese uvuye ngo ni DJ bese hazamo ubwo DJ habazamo ibintu by'ubu DJ. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba afite jingo yewe y'umwihariko yewe. Nanjye gripo ako ka gripo na akantu ka G-Tough. Yego. Ese G-Tough uyu munsi ndi kubona noneho waje bana wambaye ibintu ebana. Nambaye nka Diamond. Yega muramuvuga ngo meze nka Diamond. Nubundi yagiye muzaje kubona mubone Imana irabinkoreye iranzamuye ndatombagiye wajya kubona ukabona ngiye wenda nka Diamond dukoranye nk'ikigomo nahita no gumitamo nambaye jeje no kwitamo komariza fresh. Ipantaro bayita jeje. Ni ukuvuga ngo jeje ukuntu iteyo ni ipantaro urayambara ugashaka inkweto ukayibura ukajya ubona ipantaro yonyine iragenda igatwikira inkweto yose ubumagaza wakumirwa. Ntago bigaragara. Ntago abona inkweto. Reka inkweto urayibura. Bayita jeje. Jeje ziri mu kazi zipantaro kuba urubyiruko reba ni imyenda irimo kubicika kabisa. Kandi iyi ngiyi ba papa bigeze kuyambara kera. Iyi myenda yize kwambarwa n'abagabo bitaga impara na babandi bitwaga banoza bara bakabashengure sinzi urumva ariko abantu impara zide kwadukanya imyenda barayadukana imyenda iraduka irazima nyuma yo kuzima none ubu tuvugana ubu iyo myenda yongiratse ubu tuvugana ubu mu rubyiruko niyo myenda irimo ni twiko kadanje. Hari panu zigeze kuza z'abakobwa zitwaga hajye bayitaga nanjye kuvuga ngo Farimerisi ariko Farimerisi ndamusoje. Farimerisi ni wahese yo boro bayitaga noza iyo ijyanye hese nta kibazo urumva. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyi myenda ibaye ku mwaduko w'iki w'urubyiruko kuko muri iyi minsi ku kintu kijyanye n'urubyiruko n'amajeje za jeje. Yego. Uriniga utambaye jeje ntabwo buriniga uba wadusebeje rwose nta nubwo twita tugukura mu rubyiruko tukakuzimya. Oya n'aba pifura bamba za jeje ni za jeje. Yego. Nanuza ndakeka na Bruce Melody asiga yambara jeje. Ahari hose ndamusuje cyane Bruce Melody. Ndamusuje ahari hose. Uturirimbo tubiri twuzi neza
ariko ndashaka muri misi Imana izamfashe rwose izamfashe imuzana Bruce Melody tuganire buri Imana ako nk'ukuru umunyamakuru wazakoze nk'ikiganiro ukavuga ati Gitafu arasabwa wenda urabona Melody natangiye kumurota ndoruhinje urumva oyaziramo ngo Melody natangiye kumurota ndoruhinja uruhinja none Melody wazakoze nk'ikintu runaka wenda nese buriya Melody arakuruta Melody se Melody buriya ndakeka nabamuruta ariko wamurose ubwo watarabaho nyine urumva ni ega niki umuntu urota umuntu ari muri projet no aje papa na mama bavuga ati tuzabyara agakobwa kogakobwa kavuga ati wenda umukobwa wacu azaba misi urumva muri projet ubwo wenda ubwo nanjye natangiye kurota Melody muri bini projet nuko birabaye ariko uzakure nk'ikiganiro we uvuga ati Gitafu na Melody reka mbahuze cyo gihe ukazavuga ati bundi Melody kuri imbere ya kamera Gitafu amutema nk'akavasi kamwe mu gakora n'indirimbo kamuzamura kamukora imihanda ubundi ari buriya Melody dukoranye nk'akarimbo kamwe n'uvuga Bruce Melody ako konyine akakuvuga ubwo uvuze Bruce Melody wowe wahita uvugana urugero wahita uvuga uwe avuze nka Bruce Melody wowe wahita uvuga nahita mvuga ngo Gitafu Bruce Melody Bruce Melody Gitafu nibwo ubwo niyo nuze yawe ni ukuvuga ngo nyine ni uko nguko ni uwuhe muhanzi ukunda cyane mu Rwanda umuhanzi ukunda cyane kuruta abandi mu baraperi se cyangwa wenda ubwo dushyize muri rusange njyewe ebana umuhanzi nkunda cyane nkunda Couple The Great Pifra mwimvamo cyane ni niga yanjye ese muraziranye unone kwa kundi urota ikintu ariko wenda kikazabimamo urari Imana izanabikora ukabona turahuye ukanacilinga ukabona afite nk'akanimero kiwe kontre ku foto kanje kontre Pifra twajyanye imihanda kontre imihanda turayitwitse kontre imihanda yababutse tugiye mu masoko ibintu turabijugunye twavuye mu isoko dushatse abagore tugiye zanoza tugiye muri za kampanye tuvuye muri ibyo tugiye kwamamaza twabivuyemo twakoze indirimbo twakoze amavideo imisozi turamanutse ibibaya turabyirukanse inkweto twazijugunye yewe data we ndetse no kuvanga azaba ni gri po ni ibintu by'imiriro gusa byadanje y'abana uba wumva Pifra ari we muntu y'abana aririmba ibintu wumva koko understand wumva ukunda kuruta ngewe Pifra nyine nkunda imyandikire ye Pifra yandika neza afite indirimbo nziza tujya buriya harimo abandi bantu batabyumva ngo buriya njyewe nkunda indirimbo z'abaraperi cyane ariko Couple paragutamo indirimbo mana ukayumva neza ukayumva ukavuga ngo ni indirimbo ni neza cyane haranize kuririmba ngo akabindi k'umurozi ngo umusaza ngo arapfa ngo nago wagenda ugana ibugoyi urumva ngo umusaza arapfa imirambi kabura nago wagenda ugana ibugoyi urumva iyo verse ikintu bishatse kuva umusaza arapfa imirambi kabura bishatse kuvuga ngo ni kwa kundi umuntu yitayemo amaze kwita muramushatse uramubuze kandi nega yicaye aho ngaho kwitamo ni kwa kundi wanyweye wenda nka ushobora kunywa nk'akamukaro ariko mukaro ntabwo yagufata cyane wenda wanyweye nk'akaji cyangwa nk'akajuice cyangwa akavuguto akavuguto ukabona inigira sinze ubu uvuye mu rugo unyweye iki njye ninywera mukaro nyuma ya mukaro hafi ntabwo wabinkora ufashwa n'ibiki ako inkuru za Gitafu zasindisha ku buryo umuntu yumva inkuru agasinda bro intebe zigatakara neza birabaye ni story ariko ndabashyuhirana bushyuhirana singiye kubabuka nugiye kubabuka reka nzapeje urabeho nyina tihanejo ariko ibyo ngo babyita iki icyangwe iki cyangwe umutipe ukinamo mukobwireze Murinyo yagore nago aratugirana Murinyo agomba kungora byeri nako nago ari byeri Murinyo ugomba kunamo bamwita Murinyo smart Murinyo bamwita Murinyo akabakora hano noza downtown agomba kuza kabanza uretse kumwamamaza yazaza bitubwire neza nazimye kamera kuraho kamera kura Gitafu merutse kumva nuze Nyamabondo ari mu kiganiro avuga yuko wowe ngo nta bwenge ufite ibyo bintu bivuga iki buriya si byo bya bindi se nyine ubwo araje mwikiremo nyine
ubwo araje atwike iryo jambo rigendereho cyumweru cyose ngo G-Tough ngewe ubwenge ndabufite nagarukiye senior 4 ya senior 4 ubwo ni mu wakangahe mu wakane secondaire nanjye kuva mu wakane primaire mu wakane secondaire urumva ni wo wagarukiye ngewe narize pe nta kibazo n'iki na kimwe mfite ntabwo ndi wa muntu wajya ku cyapa papa zango hano bahanditse gute cyangwa unyohereza akamesaje kuri phone ujye kubwira integanye ngo mani ngo bihagaze bite ubwo rero iriya mukobwa ni ukumwikiramo nimufata nzaku none nigufa ntabwo wamushobora G-Tough uriya mugabo urana namukubita ahubwo buriya yewe we buriya se Nyamabondo ujya kujya yaza kuvanga kuri G-Tough arabizi ko njye navuye cyane nduza za Gatenga buri umuntu wese upita wavuye cyane za kwara kwa Kariroza ese ni wavukiye jewe ndeba niyo mavuko yanjye bro kwa Gatenga bara mu Gatenga ubwo gasuku muraziranye rero inde gasuku ubwo muraziranye gasuku se sari uzikaze kavukire ni kavukire iki kintu muziho na pifra nari kavukire ari Nyamirambo Jessica ni iki kintu muziho gasuku gasuku muziho gukina za comedy gukina amafilimi ndetse no akunda abagore cyangwa akunda igikoma kari mwari muturanye umuzi twari turanye ariko igihe ubu utamenya imiterere y'umuntu ubundi akubwira ko umuntu kugira ngo umumenya iyo mubana iyo mutabana ngo ubu nzovu sigenzi neza ko asigaye ngo none ngo yakira agakiza ejo yarihanye inzovu yarihanye ejo saa 8 ni ukuri kw'Imana yarihanye avanga Imana imbabare icyaha cy'ubusambanyi icyaha cyo kujya mu bagore icyaha cyo kugendana kuri dansi icyaha cyo kuheheta abagore sinzi icyaha cyo kujya guhaha abagore ariko ngo muragihuje reka kura nagatwiko abajyangatwike wa kintu ngiye G-Tough abantu bose barabizi ko ndi pasiteri ubundi kera nahoze ndi Rivera Pastelizo navuye imihanda nagiye imihanda narongoye biranze Prudence ndayiguze ndayijugunye ngiye mu isoko bindagurutse imbabara kuzuka ushaka gucana imbabura ikaguruka yego kwa mana we cyangwa ukambara imbabura yego nese imbaburira iragenda umuje amaze kwa ngo namwe se uri he ngumva we ngo ndimo ndambara imbabura ndamwana akanywa amata ubu nzovu yihanye ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ubu yego yavuze ko atazongera gusambana byanya naramubwiye nagiye nzagutunga turi mu kiganiro nko gusaka nimusangana agakingirizo yego nzahita mucishamo ijisho ese buri umuntu wese usanganya agakingirizo bivuze yuko aba ari umwana mwiza buriya ngiye ngusanganya agakingirizo nahita nanakugura akantu kinywera kuko agakingirizo kari mu bintu nyine karakingira nyine n'agakingirizo abyumvishe yego n'agaki biri mu Kinyarwanda karagukingira nyine kakagukingira ukuntu niki niyo mpamvu bakita agakingirizo G-Tough wageze kuvuga ko ugeze gufungwa inshuro zirenze imwe byaba ari byo narafunzwe nafunzwe muri za 2008 ngekeza kugera ndafungurwa ndataha nuko nsubira mu gihugu ubwo wese ni wari uri mu gihugu n'ubundi ufunzwe haje nakubwiye ko nafunzwe 2000 na kangahe waruvuze 2000 na kangahe hari 2038 nibwo wafunzwe yego 2038 yego ufungurwa 2016 nibwo wafunguwe icyo none se ubwo se watumbagiye none se wafunzwe 2030 yego ufungurwa 2023 na 13 ya kandi iyo myaka ibaho ibaho rwose ntabwo ari ibanga none se waba wibuka itariki waba warafunguriweho itariki ni itariki ndayibuka byari ku itariki ndakeka ni itariki nafunguwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2020 muri za 70 kera nibwo afunguwe kubwa ba Yosefu bro ngo hari umugabo kera bitaga Paulo na Nasira yego urabona Nasira ngo ntabwo babigize gufungwa cyane barafungwa Paulo nande na Nasira yego hari ubitaga Nasira akaba n'uwo bita Paulo yego ngo nuko barafungwa kabisa kirabarenga mu gufungwa kwabo ngo igihe cyaje kugera baravuga ati ibi ntago bishoboka Paulo aravuga ati bundi niko twe twakuraga Imana none dufunzwe gutwe kandi turi abakozi b'Imana Nasira aramubwira ati ariko wowe bundi kamwereke wowe naho bagiye warese ibintu tukatura kajyoroza tukareba byari byo Nasira aramubwira ati wakinuwe uramuko turata ahantu
bakakudoda isi irakubona undi wambwira ati ngiye gucukura ndaca munsi y'urugi urumva nyine barabipanga birapfa baza guhuza ni Paulo nande na Nasiri babayeho mu gihe ku gihe cya Tafu na ba Jesus abo ngabo kera cyane mu gihe ngenda ndumabona babayeho kera kera buriya Yesu hano majya mvuga atabwo menya wowe Yesu mufitanye isano wenda waba yari nka petit frère wawe murayifitanye se kuko ubundi Yesu ni igisobanuro cy'umuntu wari we wese agomba kumwisangamo wamwita mukuru wawe wamwita mubyara wawe wamwita sheri wawe uri umukobwa wamwita wakucunguye wamwita uzagukura imihanda ni ukuvuga ngo ni igisobanuro kiri mu bantu bose ngiye mvuze ngo ni muri umuna wanjye rero nta mahano naba nkoze iyi ni petit Jesus ni petit top koko nyine ni kubwira ngo Yesu ubundi sibyo ko wagenyera barokore babifata ukuntu bakabiremereza ntabwo Jesus yajyaga afata ibintu ngo bigire ngo yigire wa danger bro reka Petit Jesus man Yesu ibintu yakoraga nusko yabaga ari imihanda nusko yaraga imihanda Yesu yageze ajya guhereza arango za down nuzariya ngo ngo nkaragera ngo mu majyepfo cyangwa za burasirazuba cyangwa arazangoma reka Yesu yaherezaga downtown agereza ara mu giporoso burada korodoro arahaza Yesu arahaza Yesu azi yari ikaraga imihanda ntago yahezaga oya none se ako na ubundi uramwitiranya uramuci akore umuntu avuze ati ngende G ntago hakwitwa G utari kirara ntago bibaho ubwo se ubwo niwe mukopeye urumva wowe waba yitwa uramu G uhita wongeraho Tafu none je urubije urabwanga ariko atanga urambo nago tavuye ngizajya kukurega nawe bweni warasaze je niba pifra yishimi yanjye kufamana akabari G yanjye nka Capnoza Bulldog Semana bibero bicengeye noza abakowe n'amaniga bibero ngo biki niba ari Semana ibibero bicenge sinzi ukuntu afite bura Bilitara afite amazina menshi cyane afite nk'amazina ushaka gupakira nk'indobo ikuzura nk'iki amazina yura ya Bulldog wayapakira indobo ikuzura ukakira mu ibase ikuzura ugakira mu noza mu ingunguru ikuzura washaka abakarani 30 kugira ngo bageze aho ugomba kuyageza bibaye ngombwa ko bayajyana aho mu ndangamyimerere ahubwo se amafa bamuca yabona urumva ubwo rero bari abajini bari amaniga yanjye nazajya abantu ushaka kuzaza kunwikiramo ngo bagiye kujya gutanga ngo birego ngo kwa Tafu ngo Tafu yashishije Tavugenge ntabwo bishoboka yitwaga Tavugenge urumva na Yesu nawe ntabwo yajya kundega ngo namushishuye kuko nawe yitwaga Jesus nanjye fata iyo G mbitafata G mbitashyiraho ira Tafu wabyumviye urumva Tavugenge numva harimo yuva Tavugenge iyo genge ntago ngiye irimo iyo genge rero nandi bambwira ko nashizeho iyo genge tuzajya mu manza ariko mu gihe hatari iyo genge akaba ari G Tafu ntago ukunda umuntu ngo wabizira bro nkuko nabyo umwana ngwita Pifra ubusembye umwana ngwita bakabanyita Papa P hari wabigira aho zana bibazo asubira umwana wawe wamwita Bakame reka namwita Kapiropi Taka nago nafite umwana cyangwa mwita Fireman geraje gufata umwana ngwita Bakame no nira karaka nyamaswa ukuntu nakangaga ngewe ubwo nta nubwo ukarya Bakame njye ngundi inkoko ese Bakame urayizi Bakame na nurukwavu kagira ubwenge we mbega kana nakanya mbese nakanyamaswa kakanajwa akakwavu nago uyigiye gusoma bira bitaga hobe ibiki hari umuvugo wazaga nyine kera twiga za primaire twiga za P5 na P6 badukunda kuduha akaboro bitaga umuvugo akana kane kitwaga hobe hobe rero sinzi niba aragasomya ko ka hobe ukuntu urukwavu rwagiye rukiba imbeba ukuntu imbeba yibye TG Tafu ukuzuka imbeba zanyibiye imyenda yanjye yose zikayikorera ukuntu imbeba zagize zirayiba zose makweto zirajyana na za jeje bya bijeje zirajyana amateremusi zirayikorera imyenda tava ku mane yanjye nkubaze ubizabyikoreye gute nkibaze ukuntu inkweto imbeba yafata urukwita ikarujyana man byarakubabaje byarampabaje ariko narabisengeye ubu ngo meze neza cyane urabisengeye ese G Tafu ajya asenga G Tafu arasenga G Tafu ni umukozi w'Imana G Tafu arahanura G Tafu ngagera gute oya se kandi guhanura ni impano naga buriya rero ukadufata ibintu ngo ufata uko bitari guhanura ni ikizere Imana yakugiriye nkuko yaguha Imana ikakubwira ngo G Tafu
wenda uzaza ukina comedy Yego. ubu comedy ntago nzi uburyo byajemo Yego. nubwo neza uko nzakina comedy nubwo neza uko nakora ibiganiro ese waruzi ko nzaba umutafu ese waruzi ko nzakina ese waruzi ko nzaba imihanda ese waruzi ko nzaba gitafu ese waruzi ko nzagenda na ese waruzi ko nzaba nako ese waruzi ko ese waru 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 ese waruzi ko nzanywa jiyo ese waruzi ko nzanywa muka ese waruzi ko nzaba tafu ese waruzi ko nzaba po ese waruzi ko nza uzanywa mukaru ese waruzi ko nzanywa mukaru ese waruzi ko nzaba umutafu ese waruzi ko nzajya ubugari ese waruzi ko nzajya ku kagari ese waruzi ko ese waru ese waruzi ko ese waru gr po ngo iyo ni wamaye kaye na gishusho agwa mukaru cyangwa oya banze ndabanza nywa ka energy drink hanyuma nimara kunywa za energy mbite nywa mukaru zanjye nywa nagiye ka Bruce Melody byanyabyo ubu nahinduye ahantu za location ahantu za kunyanywera mukaru kuwa mbere nzajya kwinywera kwa Melody yego urumva tuganire wenda urumva nasabye audience negira imana bakama burenganzira nzajya kwa Melody tuwanywere mukaru tureba kwani uzatunge kamera nzakujyana yo kabisa yego wow yego ese Jita wakuze wumva ufite inzozi zo kuba umuntu cyuza wumva nyine urumva ari ukuba waba umuhanzi waba umukinnyi w'umupira waba umuyobozi we wakuze ufite izihe nzozi nukuvuga ngo njyewe nakuze numva nyine nkunda ibintu bijyanye n'ibintu byo kwamamara nuko nagize amahirwe make sinabasha kwiga nkuko iyo ngira amahirwe ababyeyi banjye ntibapfe wenda bari kundihira nkiga nkakarangiza ariko numvaga nyine mvamo nk'impano yo kuba naba umuririmbyi ku ruhande rumwe nkaba umu DJs ku rundi ruhande nkaza ndi wa muntu mixing ibintu by'ibigoma n'iki ku rundi ruhande nkaza ndi umunyamakuru hejuru cyane ku rundi nkaza ndi producer nyine niyumvagamo ibintu byose numvaga nanabikorera rimwe mpamvu ati uri igikenya namwe utatsindwa n'Imana ishobora byose ndashaka uhitemo ikintu kimwe wakuze wumva wifuza kuba iki njye nakuze numva nifuza kuba umuririmbyi uri hejuru cyane kuko ari no mpamvu nakuye wumva ngo Gitafu iyo G byaturutse kuko nakundaga Tavugenga cyane njye nudaza ni wanjye inzu yose mbayemo nkodesheje bitana ndeko Gitafu abari brand yanjye iyo mavuye n'umuntu araza akavati niyo mbuzi ufata watunga kamavati nagiye kwa Gitafu nubwo mubuza ariko ku muryango we dore ngo Gitafu namubonye turi kumwe nukuvuga ngo rero njye nakuze mbikunda cyane ariko sinagira amahirwe yo kuba nabyinjiramo nakuze mbikunda ndibuka ko cyane twize gukora indirimbo yitwa akadwa k'umwijima akadwa k'umwijima wowe nande nuwo bita GSB harimo Bahati Niggas harimo Gitafu harimo Peti bitaga Waripi Mombele ayo yari kuru yanjye nayifite kuru yitwa ibishinoza ibishego urumva groupe yanjye yitwaga ibishegabo iyo ibyo abo bantu barimbaga mu bishegabo harimo nyine wo GSP harimo Gitafu harimo Bahati Niggas akazamo Waripi Mombele bose barimbaga mu bishegabo hanyuma iyo groupe yanjye y'ibishegabo rero yaje kubaho nyine ibyo bishegabo bibaho ariko biza kubona twagira amahirwe kujya gute yo gukomeza kugenda ndibuka ko twakoze show twize gukora igitaramo ahantu dukora igitaramo twahara ku kagari kandi bo ndabyibuka dutumira Couple P arazani yaduciye amazi yaraje ni nabwo bwa mbere nangoze mu biganza bya Pifra turi kumwe muri vestiaire ariko kuko namutinyaga biri hejuru cyane nyine na ego numvaga bitanabaho bakuzaniye mu karo yawe ka mukaro iyo bayita inaji na mukaro biratandukanye buri nukajya ubeshya abantu mw'abanyarwanda mwe mana atari inaji koko bro yewe mukaro iyo ni energy yego tayari ukabumwe ndashaka gukizwa oya kure kw'Imana none se wari umupagani na mukaro nkayireka nashimira Imana na mukaro nese mukaro abantu bayinywa baba ngo mukaro nkayireka washima Imana kujya nywa ibintu nyine bidatuma amasukara azamuka yego nk'umwe inaji none nanjye gututubikana mba nkubwira wamaye Sylvette be hanyuma twavugaga kuri groupe y'ibishe noza mu bishegabo rero twarateguye show tuza gukora indirimbo tuyijyana hariya kwa nukuvuga ngo twagiye kwa kumujama producer bita F-Kick yego
Evkiki aravuga ati groupe yanyu yo mu bishegabo ntabwo indirimbo yanyu nayikora nonaha mureke mu bishegabo muzagaruka ikindi gihe turategwa tuvati nta kibazo bishegabo bizagaruka ikindi gihe turagenda turakora nyuma yo tuza kugaruka tubwati ya audience tugenda turakora tumaze gukora Pfla tumusaba ko yatamo vase ndabyibuka ko Pfla yaraje atamo vase ngewe nshizemo imirongo yangira bura y'abandi raboneka urumva man kandi Pfla yatubwiye ko mutaziranye Pfla oya Pfla yaba yabyibagiwe reka buriye wasanga yerera byibagiwe ko urumva icyo gihe Pfla yari star cyane icyo gihe inyenyeri icyo gimyenyeri giramurikaga ku buryo utabasha kubyumva n'ubu ngo biramurika arakora fresh ariko nyine hagiye kigero bizitwa umuntu abo ufite hit ku buryo unatambukana bakavuga ati bro niba ufite fame kabisa ubwo rero icyo gihe yaraje turakora pe tuberangira arataha amaze gutaha ubwo nyuma yaho twahise tugira gute ibishegabo byahise bitandukana waripi mu mbere yese ashaka abagore 12 inde waripi amaze gushaka abagore 12 bamutesha umutwe ibyo ngo byabivuyemo Bahati nigize yashatse abagore 80 Bahati we yashatse abagore 8 abona bitahagije arazamuka agira mu macumi arazamuka 10 30 40 50 bakageza mu bagore 80 urumva uwo ngo rero uwo ngo bamwita JSB we yarabikomeje ndamusoje hari hose yarabikomeje utuvugana ubacuruzi cyangwe si mwama majambo barire ariko nyine yarakomeje ubona ko nyine nawe wa mwamamaje mbabarire ndanamwiyamye ubwo ubwo Jita abo bantu babagutaye muko bigaragara oya nta ubuse ko banamo najya n'inkora za NC nkaba ndimo ndanywa energy umuntu wagutamo kanywa energy ntabwo yaba ko bangamiye koko Nese Jita niki kintu kano kanya urumva wakuze ukunda kuba waba icyamamare kano kanya se byanga byakunda inzozi zawe wazigezeho se cyangwa uracyafite inzozi zo kuba waba icyo cyamamare ndi uretse gatoya Ngiye icyo gihe ndabyibuka ndiho icyo gihe hari umukobwa bitaga Baby Priscilla Baby Priscilla Baby Priscilla Baby Priscilla rero ngo iyegereze mikoro Baby Priscilla uwo ngo nkubwira byaje kurangira bigeze gute byaje kurangira uwo mukobwa ducitse abagiye muri Amerika inde Baby Priscilla Baby uri kumwandika yego Baby B okay yararangiye amaze kujya muri Amerika amaze kujya muri Amerika ubwo ngubwo tuba turamubuze yego ariko mba nibaza Baby Priscilla n'imyaka ibishize ukuntu ingana n'iki kinahiti yariye n'ukuntu u Rwanda tumwemera ubona ageze gutya koko niyagira gutya akatubyara nk'umwana akamwita Rwanda urabizi ko atabyaye se Baby Priscilla nagarashaka umugabo ndabizi neza ko atarashaka umugabo ubwo ukawumushyize ku gapapuro yego ari ku mwanya wa mbere ese ntabwo wakandikira hano kwitako ryawe hano kwitako ryanjye uretse gato ndebe umuzungu yawuguriye Bluetooth yambwiye ngo nge nkora Bluetooth yabikubwiye mu ruhe rurimi yambwiye ngo tafu mwaramutse neza oya ni umuzungu bitubwire iyegereze mikoro yambwiye ngo hayi ndamwana nawe hayi arajambwa ati wakintu waritse nkagutamo Bluetooth ndabwana wa icyo se mu kinyarwanda yego n'umuzungu uvuga ikinyarwanda byanyabyo avuga kandi yabanje hayi nyine yabanje hayi arajambwa ngo ndamwana ngo hayi ngo ndamwana ngo hayi nawe arajambwa ngo tu ngo genda ngo waritse nkagutamo Bluetooth ndavuga nsuzinemo nazanga amwate ngo azifate mba ndazifashe Baby Priscilla rero ari ku mwanya wa mbere yego mu bantu bataragira gutubwa batarashaka umugabo harimo no Butera Knowless no akaba yabyara Butera Knowless yarabyara wow afite umugabo nari yero wa kabiri uramusibye reka musibye cice mu murongo ucishe uwa kabiri hari Miss Jojo yego Miss Jojo ntarabyara Miss Jojo ndakeka yashatse umugabo yaramushatse cyangwa byaje kwemera hano washyira akabazo biremera muri Miss biremera kwa Miss Jojo biremera Miss Jojo natubwire ari mu bantu Miss Jojo biretse mbyandike neza ese abantu uri kwandika nabashatse kuvuga iki nuko ibi ngibi ko byandika Miss Jojo urabona niba dufite mu Rwanda ariko wabyandikira hano nibyo byeze mu Rwanda dufite abahanzi
baba binararibonye sibyo bakera tuba dufite bagiye baduserukira bagiye nyine ushaka n'urugero kuvuga abakobwa batarashaka se batarashaka wenda urugero sibyo ubwo wa mbere ni Priscilla Priscilla urabona ko nawe washatse hadutama yego hakaza kandi Knowless twasanze Knowless twasanze we afite umugabo witwa Kirema turamusuje cyane ariko Knowless muri minsi nawe arimo gufata hite cyane hakazamo nde wundi turahita twikaraga kuri nde ubwo ndi wundi ninde indi wundi reka tujye mu bagabo ngo buretse gato abyibutse ndibutse reka dukore mu byiza mu mbaraga twahawe ubwo ni ugiye kwandika bamwita Jolly ntabwo arashaka ufite amakuru Jolly yego Jolly rero nawe yakabaye dutamo umwana nubwo yamwita Kigali yacu urumva urabona tuba dukeneye abo ibyo turarangiye noneho reka tujye inde reka ture hari undi nawe tugomba buretse gato uwo bita Kate ni Shadibuni Kate se Kate bashabe se Kate bashabe se nawe ntabwo arashaka ariko uyu busimbutse Kate washabe se ntafite umugabo inde Kate washabe Kate inde ngo ni Kate Kate bashabe bashabe Kate basabe bashabe Kate basabe basha Kate shabe igo ariko muri comment nawe arajya kuri baraza kubitubwira nawe arajya ku rutonde rw'abantu ubwo nawe bakaba byara umwana akamwita wenda nawe yamwita Kigali nziza ubwo wa Jolly yakitwa Kigali uwa Kate bashaba akitwa Kigali nziza yego harya uwa mbere wa Priscilla wamwise uwa mbere yakabyaye umwana akamwita Rwanda yego urumva ubwo rero tugiye ku bagabo rero ku bagabo umugabo wa mbere mfite cyane uri ku rutonde ubanza ku mwanya utarashaka kandi ushaka ko bashaka bagomba kudutema tukajya mu giko cyabo ariko ubundi uko baduha show tugihumeka bazaziduha twapfuye nanjye ndabyibaza urugero umugabo wa mbere nzi gutya uri ku mwanya wa mbere yego haraza uwo mugabo bita bamwita King James ntabwo arashaka we neza ubanza kabisa King James yego ariko wanagarukiye pi hariya muri pi James yego King James nawe twamushyira ari ku mwanya wa mbere niyo urutonde rw'abagabo batarashaka kandi bafite ikofi uza amafaranga uriya mugabo afite King James mana yakoze ikofi koko bariye abantu baza muri industry nibo babona baje abantu abanyarwanda tugisinziriye koko ngende byibuka King James indirimbo yakoze bwa mbere ivuga ngo ndakwe ngo oya usize uvuga ngo niba ngo sizo kuri hajya yivuga ngo guti indirimbo ya mbere yakoze bwa mbere nizo ubwo wawe se we Musanise se wavuze ko iyo bana imbere ya kamera ubu ngo ushobora no kukumbaza ikibazo neze primaire nkakibagirwa kamera sinzi ibintu yica ku mutwe w'umuntu ugahita ukibagirwa uwa mbere twabaye ikibazo ubujya nkunda biragoye gusobanura none ubu nkuva nkukunda Meddy yararongoye nawe Meddy nawe ugomba mu bantu ugomba gukora ubukwe nawe tukajya mu bukwe bwe akanabyara nawe tukabona umwana Meddy harimo cyangwa Meddy yararongoye Meddy buretse gato twari dusimbutse Meddy yakoze ubukwe ahubwo ntabwo wabutashye reka musibe reka nandike Meddy ninda nzamusibe wandike Meddy nurangiza musibe mubagize gute mu barongoye ubwo buri umwana wa Meddy ugiye kumwita izina wamwita nkande umwana wa Meddy yego namwita Gashyekero buretse gato nkwereke impamvu yego tuba tuvuga ibyo bintu tuba tugira ngo dukunde iby'iwacu buriya zisuga ukubeye nubwo wa Meddy baba ari hanze bajya bibuka ko bavutse hano mu Rwanda nakora kwenda kure twaki ejo kubitega umuzuga awete kuri indimba y'ite Rwanda nziza icyo gihe azaba arimo gupromotinga iby'iwacu ngize nk'Imana agajya wenda nko hanze mana mu ijuru zibi najya nkora najya nkora indimbo z'Rwanda gusa zonyine uri hanze zivuga ku Rwanda ubwo wa kabiri wa Musibyi wa gatatu yavuyemo uyu nguyu mu bantu barongoye bazanarongora we ntabwo arimo
undi muntu dukeneye undi muntu ikamwibuke neza ra undi musani dufite wakabaye akoregekwe hajya aha yamwe kuri naci nibagiwe uhita ubyibuka ndita mbyibuka fi inde ari undi mukobwa dufite angana we yarananiranye se Filipi ta yego ngo ninde Filipita Filipita nawe ndumva nawe yakabaye dutamo agakora ubukwe ukabutaha bapyufura bakabutaha sinza amaneka tukabutaha abakomediye bose akabatumira ba Bruce Melody bakabutaha ba Juno Kizigenza bakabutaha ba Juno Kizigenza bariri wizo nako wa mukobwa waririmbanye na Juno Kizigenza ndamukunda cyane uramukunda cyane ngo ari wizo ari haje ngo nibe ari weri ari wariyeri ariko banzani n'amazina kugora iryo zina no kurivuga biramvuna cyane birakuvuna bisaba kubanza kuri kodinga kuri phone nkaryumva neza muri guteri ukanywa n'iki bwo nkanywa na kamokaro iyo ndimwe ndanywa inaji ndabyebagirwa hanyuma Philip utaje nawe twamushize mu bantu bazarongora yego ubwo ndizere ko ejo agomba kwita kora ubukwa agakora umurenge yego okay twamuvivuye yego twamuvivuye mu bikize umuvivuye mu biki mu bantu bagomba gukora ubukwe hari undi mugabo bitaga Coga Style Rafiki Rafiki yararongoye afite umugore n'abana aramufite nawe ndamusibye musibe undi reba uno muhanzi dufite kera waririmbaga kera bamwita Ndera ngo yaririmbaga wandama ngafande ni wakira uniyonza ko ndimo ndanywa mu karo uwo mwibutse ubwo uramwibagiwe ubwo musibe nawe kuba wibagiwe ubwo ugiye kumwandika umwanditse umukize kuba wagize nuko mwibagiwe ariko Dani nanone yararongoye Dani nanone yararongoye ahubwo nago umugore we n'umugore nago bimeze neza yego byagenze biteze rega juma makuru nk'umunyamakuru amakuru mfite makuru nk'umunyamakuru kuko nyine nuko batabana yego ubwo uramushyira mu baki Dani nanone ari mu bantu bagomba batabana guhabwa vi iki ndamuvivuye koko we yararongoye biranga none se nago dufite noza reba uno mujama uno Tom Cruise Tom nago muzi se Tom nago byabaye se nago bizi ko yakoze ubukwe bwiza bw'igitangaza bitarenze iminsi 2 yahise numva ugiye kumva numva inkuru muri noza ngo Tom ngo umugore ngatwite ngo umugore ngatwite gusowe ndavuga ni nago bishoboka Jita umugore ngo Tom atwite ngo nago atwite umugore cyane nabivuze ubwo nyine byabisimbuye urumva ibyo byose yego ubundi muri patisserie tuzazana registre yego amani muri yaho nzabanyafite uzabanyafite mamagara mbwe ni Tom Cruise bimeze bita umuhungu umeze neza ne wagwa nizo mubwene waramufute none ko wambwiye ko umugore yagiye kugutwita byarangiye gutwise cyangwa byapfire he ambwa ngo yaje tafuwe mubwene wakwani itazumya kamera zimya Jida turi bwana ku musozo gira ikintu ubwira abantu bakurikiranye wari TV man wari TV show no kuvuga ngo wari TV show irategura yego ndagushimiye cyane kangukure mu ntoki urumva wari TV show irategura ugiye butipiki bwiza cyane kandi bure uzirinde ibintu bitakureba ntuzajye mu bintu makuru ibintu bitakureba katushaka kujya udutwikire mu mihanda n'ujya mu bitakureba ndagukarabye urumva yego turi nyine twebwe abatuzi inkuru z'imihanda kuri Jita vumbajije ibya Bibiliya twagendana wabaze iby'imihanda tukagendana waza n'icyongereza tukababanza iyo uzanye icyongereza twita tubabanza banyabo nta nubwo
ndibuka ko twatuma gusoza inkuru zacu nakubwira ngo tuba dufite inkuru agakuru amakuru n'amakuru n'agakuru na zabukuru n'ibukuru tukicara mu banyamakuru tukavuga amakuru hagati y'abanyamakuru tukandika mu binyamakuru bikagenda mu banyamakuru umva duka dusoze bro bishoboka ko wazimya kamera sawa wakoze cyane wabyanza kuzimya kamera